umwana uyinale. Gahanga, reka tuganire kandi ibyo tuganira byose umbwiza ukuri. Mu byo uvuga byose wirinde kunsaba amafaranga. Ibyo mubaza nayo ndayakubazaho. Icyo nashaka ni uko uyanyaka, uyavuga utayansaba. Iyo urebye ejo heza hawe wibona he? Ngwiki? Wibona he mu iterambere ry'igihugu wowe nk'urubyiruko? Uri kumbaza ibibazo bikomeye kandi bidafite icyo bimariye. Baza ibindi byoroshye. Kubaza heza wibona bikomeye. None se aho bidakomeye urahambaza, nzi neza ko nzahageza. Baza iby'aka kanya turimo, imbaza iby'ahazaza nazi. Ntabwo ujya upanga ahazaza hawe. Ndarinda panga ahazaza hanjye, aho uyu munsi ho haranyoroheye. Depasi umuremure nshaka. Ehe Gahanga. Gira uti Gahanga, sinkwiye guhangayikishwa n'ahazaza nazi. N'uyu munsi ubwawo kuwusoza biba ari danger zone. Impossible visit mind. Ko numva ufite amaganya menshi kandi nta mwana uriza Gahanga. Nawe uba ushaka kunzana, ninde wabwira ko kuriza umwana ari byo bitera umuntu kuganya? Iyi Kigali yo muyibona ute? Kigali se ibintu si ubutamu, umujyi mukuru w'u Rwanda uberamo ubucuruzi mpuzamahanga, international business easy. Ngwiki? Easy good city in Rwanda. Sindi kukubaza ubwiza bw'umujyi wa Kigali kuko nkurimo kandi nkubamo ndawuzi. Subiza icyo ndimo kukubaza. Kigali urayizi? Kigali widedemanga, subiza. Wambajije nanjye ndakubajije. Urayizi? ituyemo imodoka nyinshi, amataje maremare meza, abakobwa beza bateye nk'ibisabo, abasore b'ibigango beza nkanje beza nkawe. Kubivuze byo utadidimanga nabyo wari kudididimamo gake, kuko buri kimwe cyose uvuze gifite ubusobanuro butaziguye. Nyamara ubanze buziguye. Uvuze ngo buraziguye, nta kiri Kigali kitaziguye. Bro, bifite ba nyiribyo si ibya bose. Izo modoka uri kuvuga ziri i Kigali zifite ba nyirizo, si iza buri umwe. Ariko nanjye ntabwo navuze ko zitunzwe na bose. Uko zidatunzwe na bose utamfira mu maso Gahanga we, bitewe n'amagambo yawe menya watangira kunuka ukimara gupfa. Vuga vuga Gahanga. Gahanga Gahanga Gahanga, udakomeza uvuge ubaye iki? Gahanga we ibyo iwanyu biragufasha. Kanguka ishushite takoze nisoye. Imvura y'imva mubiri ivubura ibyanze kuvubuka, ubushe bwayo bugobotora ibijunjana. Ibyo uvuze bishatse kuvuga iki? Bivuze ko imvura y'i Kigali igwa buri hamwe ariko sigwe hose. Kuki umagaze hejuru kandi wari unyicaye impande? Narindi gukora ubushakashatsi bw'imvura yo muri sama. None se wamvuye hejuru ko numva uri kuntera icyugazo? Ko mbona udatose njye nkaba nose n'ibicu nsutseho? Ni impano ivuye mu ijuru. Ko numva ndi kwinukira nk'amaganga y'ihene. Ntabyo nzi, icyo nzi ni uko ari uwo iby'iwabo byari bigwengereje hano imbere yanjye. Utambwira ko nanone nongeye nkajunjama. Wimbaza ibyo uzi ahubwo mbwira ibyo wambwiraga. Uhite wongera umbwire ibyo kujunjama kwawe. Najunjamye ndi kukubwira iki? Wavugaga imodoka. Uko imodoka zidatunzwe na bose nuko n'ibibazo bidafitwe n'abafite abo bariza. Twese buri umwe afite umusaraba mu kigero. Ubwo busobanuro uri kuma urumva bwumvikana? Umusaraba uhuriraho n'ikiganiro cyacu twibereyemo w'ababiri. Kigali yuzuyemo abantu benshi byacanze, nanjye ndimo bo ubuzima butarasobanuka. Komeza ndi kukumva kuko nanjye ubwanjye buraho umwanzi wanjye yishimiye. Uhura n'umuntu ari kugenda yivugisha ukamwibeshyamo umukire. Uri kubara kontineri ziri mu ndege. Abana twese twabaye abasizi boshye rumaga. Nuko nasoba kona ibiro biri kugenda bitenguka, bati mwana wacu uhangayikishijwe n'iki ko nta mwana uriza? Aho ni waba waranduye mwana wa? Nibyo, uhangayikira iki? Harabura ubuhangayika nyoko naswo bafite inshingano zo kukurera. Kuki ababyeyi badufata nk'ibitete? Babumva kutugabura gusa bihagije mana yanjye. Wahumuye amaso y'abo babyeyi ko ukabereka ibibazo duhura nabyo muri Kigali. Mba numva ubundi njye nta mwana wakagize ikibazo. Niko byakagenze ariko ntago ariko biri. Urubyiruko rw'u Rwanda turugarije, nitwe dufite umusingi w'iterambere rw'ejo hazaza. Ariko iki? Abajene turi kwijandika mu biyobyabwenge, bamwe bigize abasikama ngo ni ubusirimu. Abakobwa twari kuzagira abagore bataye umwambaro uti kwambara n'ibigezwe. Ariko nanone turi muri sama ntibivuze gusamara boshye Samantha uko na kera yahozeho. Urubyiruko turi gushaka gukira byihuse, ukeneye za mana z'inkorano zivuga bizima kandi zisubiza vuba, na zimwe zo muri Bibiliya b'abagore bavanye mu bihugu bya kure. Wikomeza kuvuga ibyo bitindigasa n'iby'Imana z'inkorano kuko uzi neza iherezo ryazo. Toka shitani mu rubyiruko rw'u Rwanda. Rubyiruko musenga cyane, mukore kandi mube maso kuko imitego y'umwanzi Satani iri buri hamwe. Gahanga vuga gahoro, injenge nyine uri kukumva nta wundi muntu uri hano. Roho mutagatifu ndi kumva nyuzuye. Ikindi kintu ukwiye kumenya, ikihe menya? Niyo ugeze mu nzu y'Imana utangiye kwisengera Nyagasani ukareba
ukareba ku ruhande gato uhita ubona cya satani cyanitse amabere ku musozi, uti wabonye ibibere mfite, agakiza ngo kagendana n'ikibero cyiza. Gahanga, urinda urangamira amabere y'abapfayongo uru ruhinja. Uvuze ngo iki? Uzi ukuntu ayo mabere aba ari meza kandi none hari binini, niho bari abakobwa bayashyira ku musozi ngo turi muri sama. Nyine icyo nshaka kunsobanurira, urarinda uyarangarira uru ruhinja, wenda tuvuge ko uba ukeneye konka. Erega si amabere gusa, vuga n'umukandara baba bambaye. Umukandara se noneho urangarira gute muhungu wanjye? Ni ikigereranyo cy'amajipo agezweho yo muri sama, ikibero cyose kiba kiri hanze. Ibyo nyine birasanzwe, si byakagutangaje kuko imyambaro y'ubu yabaye fashion. Uza ariko kuba uri gusaba Imana kukurinda ubusambanyi muri ako kanya utaranasoza isengesho, umukobwa w'ibere ritenetse akabaje kukwicara impande, noneho wagira ngo umwimye amaso urebye hasi dorita. Wagiye se usenga uhumirije, ni ngombwa usenge ukanaguzwa. Akeza karibunda, cyo wakora cyose imitego iri buri hamwe, senga cyane nibikunanira upfe rubi. Ariko mba ndi kukumva nawe ubwawe uri idage, ni gute ugira amahirwe yo guhuza n'imbogege zifunzemo neza ukazaza mu bwo bukarisa bwawe Gahanga? None se ibyo nkora sibyo? Nibyo byawe wanjijiwe, kubizi ko mu Rwanda dufite abakobwa beza bibyuki, ariko abajene turakenya, ariko dufite imbogege tuba tugomba kwitamo. Uri kubyumva? Aho twagahize cyaduteza imbere duhiga imbogege twitamo. Ariko ushaka gutera imbere kangahe? Ari umwana uriza? Ntawe ndiza. None se nimba nawe uriza, warebye nyina w'uwo mwana udafite akaba ari uriza? Uri kunshishikariza gusambana? Ugomba gusirimuka Gahanga, iyi viziyo tugezemo iraryoshye ariko iryohera uwayiriye. Uri kunyumva? Ndi kukumva. Ikintu kiranga umusore muzima, nimba ubonye umukobwa yambaye mike indi yayibagiye ukabona amabere yose ari ku musozi, itegeko rya mbere uhita umuhobera umukanda amabere. Uri kunyumva? Ndabyumva ariko ntabwo natoma amabere y'abakobwa. Ariko ubu nzakugirene, nutajya abantu ukiri umusore ugifite imbaraga zo kubirukamo. None se njye nakubwiye ko mbakeneye? Cyo bitagufatirana amahirwe Gahanga, si ugukora icyo ukeneye ahubwo ni ugukora igikenewe. Muri make nkagiga abana. Si byo ndimo mvuga se? Gicana nibiba ngombwa unikuze na nyina. Kubaho ni rimwe, ubuzima nta tushoti bugira. None se kuri kunyashya uba nanduye sida? Ariko wa mujene we mugenzi, ni nkwebwa mu mazi uzikingira nibikunanira usumba ikinini. Najya mbona amafaranga y'ibinini bya buriho. Wayaburira ese wowe ko mbizi ko amafaranga yawe ari umuzi? Nutiga kurya ubuzima ukiri mu isi, story zizakubananye mu gihe tuzaba twagushyize mu isanduku. Uri kunyifuriza gupfa? Si icyo ngamije, ariko n'ubundi twese tuzapfa. Rero ntukiyime mu gihe ugifite amahirwe yo kuryoshya. Byose biri ku isi kuko ari ibyacu. Ubu koko tuvuga ko utari kunyoshya? Mwoheje ukaryoherwa n'ibyo nakohejemo, bitwaye iki? Ese ubundi ibintu uri kunshishikariza kujoyininga wowe urabikora? Jye simvuga kuko njyewe ndi umuriro wo koterwa kure. Njye muntu ujya abana nkikuzana ba nyina bababyara. Umwana na mama we? Gira uti Legend, ubigenza ute? Ubigenza ute? Mbanza gutereta umukobwa nkajya nyuzamo nkamufrenkenya, nyina nawe twahuza nakumva avuga ibizima nkamutamo. Cyakora ndumiwe, ugiye urenze uburenze. Noneho ugira uti nyina bari nangaru, kandi we byishimo biba ari international kuri kandi. Ikibazo cyo guhangayikira mu byo wavuze byose ko nawe wavuzemo kwiteza imbere. Ibyo navuze se byose wumvishe bidasirimutse? Wasirimuka utateye imbere.